ubona umugabo muri ino minsi ntago byoroshye. Uyu mukobwa arongo wari mutoya. Icyo nagusabye bane icyo wamaye ushimwe kuko wumva gusenga ntabwo nabona icyo nakwizura ibyo wankoreye ibyo nkorera biranezeza mu kuboko kwawe hari ibinezeza cyane mukobwa ndashima Imana rero uyu mugoroba ko naje kubana namwe. Ndashima Imana cyane ku bwa Hope. Nyirasenge ni inshuti yacu cyane, niwe wansabye yuko uyu mugoroba nza kubana namwe. Ndabanezerewe rero mwese mwakoze kuza kubana na Hope n'umuryango mugari. Imana ibaho umugisha. Ndashima Imana cyane ko naje kubwira Hope urugo rwiza, naje kumuhereza impamba jewe yanyubakiye, turumvikana binyuma. Yesu nashimwe. Amina. Hariho impamvu nyinshi zituma turirimba izina ryawe Mana yacu, tuzahora tugushima tuvuga imirimo yawe Mwami Mana, tuzahora tugushima. Dufite impamvu nyinshi zo gushima Imana. Gushyingira n'umugisha udasanzwe,
ntabwo twakumva yuko ari ibintu tugomba gufata uko twiboneye, ni ukubishimira Imana kandi cyane. Turashima Imana ku bwa Hope uko Imana yamurinze mu bukobwa bwe, none akaba agiye kuba umugore. Imana ihabwa icyubahiro. Ntabwo ari abakobwa bose bagenda nk'uko agiye, ku manywa izuba riva, inshuti n'abavandimwe bamugaragiye, duhagararanye nawe, ababyeyi. Hari abakobwa batarindira guca nk'aho aciye, ariko kuko yategereje akageza uyu munsi, dufite impamvu nyinshi zo gushima Imana. Yabaye umukobwa mwiza, arihangana, arategereza kugira ngo uyu munsi ugende nk'uko wagenze none, cyangwa se n'undi munsi dutegereje mukuru w'ubukwe bwe nyirizina. Ariko Imana iguha umugisha cyane, Imana iguha umugisha mukobwa mwiza. Ndanezerewe cyane nk'umubyeyi, numva nshima Imana cyane yabanye nawe kuva uri mutoya kugeza uyu munsi wa none. Ababyeyi barimo hano yenda bo mu rungano rwanjye cyangwa se n'abandi, nta bantu barimo hano bari bageze igihe cyo gushyingira, ariko niba hari ikintu kinezeza ni ukugera mu rugero rwo gushyingira. Niba hari ikintu kinezeza ni uko umuntu abyara umwana agakura, yamara gukura akageza igihe cyo gushyingirwa. Ni umunezero cyane ku babyeyi kandi nishema ku muryango mugari. Turashima Imana rero cyane ku bwa Hope, Imana ihabwa icyubahiro cyane. Kubwira Hope urugo rwiza ni ukumubwira ngo ni ibiki bituma urugo rushobora kuba rwiza. Yesu ashimwe. Ingo nziza zirahari, ingo mbi zirahari, ariko ntago tugiye kurata ingo mbi cyangwa turata iki, tugiye kuvuga inziza, ariko tuvuge n'igituma ziba nziza. Yesu nashimwe cyane. Ndi umuhamya wabyo wo kuvuga yuko ingo ari nziza, kuko dufite Imana itwubakira ingo. Nta kindi gishobora gutuma ingo zacu ziba nziza usibye Imana nyir'umushinga. Yesu nashimwe. Imana niyo yatangije uwo mushinga, iwutangiza kuri Adamu na Eva. Imana kuva yatangiza uwo mushinga, n'ubu iracyiteguye kugira ngo idushyigikire kandi twubakire. Ntabwo yigeze ibireka, n'ubu iracyahari. Nubwo abantu bacize ibumoso bagaciza ahandi hantu zitari iburyo nk'uko Imana yazigennye, ariko Imana yo ntabwo yigeze ihinduka. Iracyari uko yari iri, n'ubu ngubu iracyahari kugira ngo idushyigikire. Nubwo Satani aba hari kugira ngo ashobore gusenya urugo, ariko kandi Imana yacu ihora yiteguye kugira ngo itwubakire ingo zacu. Yesu nashimwe cyane. Ndahamya yuko urugo ari rwiza. Maze imyaka 24 ishyira 25 nubatse urugo, nabonye ingo nziza, mbona n'ingo mbi. Ndashima Yesu yuko akinyubakiye. Imana ishimwe cyane. Nabonye Imana rero, Imana yubakira abahanga, ikubakira n'abaswa, ariko kugira ngo yerekanireho gukomera kwayo n'imbaraga zayo. Imana ishimwe cyane. Uyu mugoroba ikintu nshobora kukubwira gikomeye nabonye, ni ikintu cyitwa Imana yaremye urugo. Nicyo shingiro, niyo foundation ikomeye twebwe ubwacu twubakiraho urugo. Iyo wemeye kugendera kuri iyo fondation kugira ngo igushoboze, Imana irabikora kandi ikabigenza neza. Ariko se twebwe yubakira turiteguye? Wowe yubakira uri ready kubaka? Cyangwa nuko wabyumvise gusa ukumva yuko imyaka igeze, cyangwa se uri kuri pressure y'abantu, cyangwa se kwigana abandi ukagenda mu bindi bintu mu kigare cy'abandi, ariko mu by'ukuri wowe nta ngamba wari wafata zo kugira ngo ujye kubaka urugo. Hari igihe umuntu abijyamo atiteguye. Icyo gihe ugiye mutiteguye, icyo bigusaba ni ugushyira ubwenge ku gihe, ukavuga ngo ariko ibintu nagiyemo, ibi bintu bizagira umusaruro cyangwa nta musaruro urimo. Hari ingo zisenyuka zigasenywa kubera ba nyirazo batigeze baba tayari, cyangwa se zigasenywa na Satani nawe wahari kugira ngo zisenye. Ibintu bisenya urugo ni byinshi. Impamba y'uyu mugoroba ni ukuvuga ngo uragiye, urashingiwe, ariko ikintu ugomba gutwara muri wowe ni ukuvuga ngo jewe mbere na mbere Imana, ibindi bizaza bikurikiye. Uvuga ngo reka mbanze nshaka Imana, nyigire iya mbere mu rugo rwanjye, nyigire iya mbere muri byose, hanyuma ibindi byose bizaza bikurikiye. Wagize umugisha ubona umugabo. Kubona umugabo muri ino minsi ntago byoroshye. Uyu mukobwa arongo wari mutoya. Hari abandi bantu babigiriye mu butayu. Nubu bagitegereje neza y'Imana kugira ngo Imana ibatabare.
umugisha wabonye ntuzawukerense, ntuzagire ngo n'abandi bose barawufite. Iyo ugize umugisha ugashobora gutoragura ikintu utunamye, wibaza yuko n'abandi bose ari uko bimeze, ariko ntago ariko bimeze. Hari abantu bakeneye uyu mugisha Hope abonye akiri mutoya. Ikintu cyose umugisha Imana iguhaye, ni ngombwa yuko uwo mugisha uwurindisha gushima Imana no gusenga Imana kugira ngo ikurinde ibyo wumva ahandi. Ibyo wumva ahandi byo gusenyuka n'ibiki byose si ukuvuga ko we bitabasha kukugeraho. Satani nta hantu na hamwe atabasha gukomanga. Ahantu hose arahagera kandi arahakomanga. Ariko ni ukuvuga ngo se arakomanze nawe urakinguye. Iturufu ririho ni ukuvuga ngo nakomange ariko we ntukingure. Turi mu bihe bigoye by'ingo zisenyuka, zimwe zishenywe na Satani, nako ibintu byose bibizanwa n'umubi. Ariko rimwe na rimwe zikanasenyuka kubera uburangare bwacu. Uburangare bwo kudashobora kwita ku rugo rwawe Imana yaguhaye. Uburangare bwo kudashobora kuba maso ngo usengere urugo rwawe. Abantu bakishyiramo yuko gusenga ari uko abagore b'abakecuru n'abandi bantu barushye, n'abandi bantu b'abakene batagira iyo bava n'iyo bajya. Ariko ntago ariko bimeze. Ingo zacu ikintu cyose cyiza ugitangira igitambo kugira ngo gishobore kubaho. Ikintu cyose ushaka ko kiba cyiza ugomba kugitangira igitambo. Icyo cyagusaba icyo ari cyo cyose kugira ngo kibe cyiza uragitanga. Ntago ibintu bipfa kwigira byiza. Indabyo kugira ngo zishobore kubaho zibe nziza nuko uzuhira. Iyo utazuhiye zuruma. Urugo rumeze nk'igiti gifite imizi miremire. Iriya mizi miremire iyo udashoreye kure igiti kiruma. Ni byiza yuko bakwifuza kuvuga ngo urugo rwanjye ndagira ngo rugire imizi miremire, rushorere hasi. Dushorere hasi, rugire fondation ifite ikintu kirufashe. Hope nta kindi kintu gishobora kuzafata urugo rwawe. Ni Imana yo mu ijuru wayemereye kugira ngo ikubakire urugo. Imana ibintu byose irabikora kandi ikabikora neza. Irabikora kuko ni Imana ishoboye byose, nta kintu na kimwe itabasha gukora. Nibyo tudafite ibisubizo twebwe, nibyo tubona ko bidakunda, Imana ifite uko bigenza. Kuko ni isezerano yaduhaye. Yatubwiye ngo ntabaza ndagutabara ngo nkwereke ibikomeye biruhije utamenya. Iratubwira ngo ibyo yibwira kutugirira ngo na mahoro ntabwo ari ibibi. Ibyo byavuzwe n'iyo Mana ntabwo yigeze yihindura. Iracyahari kugira ngo ihagarare ku ijambo yavuze, hanyuma nirangiza irisohoze. Ni Imana ivuga isezerano ikanarivuga yarangiza ikanarisohoza. Ariko se ni iki gishobora gutuma urugo rwawe ruba rwiza? Ni iki se gishobora gutuma rubiha? Urugo rwese rutarimo Imana, iyo udasenze urasenya cyangwa ugasengera ibintu ni bibiri. Nta hagati habaho. Ushobora kuvuga uti jewe sinsenga kandi ndubatse. Ni ubuntu Imana yakugiriye. Bibiliya iratubwira ngo ibyo byose urabikora nka kwihorera ngo ukibaza yuko mpanywe nawe. Ntiwibaze yuko uriya muntu usenga munganya, cyangwa se munganya uburambe cyangwa munganya umugisha. Uko yasenya ntabwo ariko wowe wasenya. Ngo umukiranutsi naho yagwa ntabwo azarambarara. Ariko wowe nugwa uzarambarara kubera ko nta muzi uri muri wowe. Nta muzi ushinze na gatoya. Ni byiza yuko tugira imizi. Ni iki kikubakiye mu by'ukuri? Turi mu bihe bifutamye aho abantu bubakirwa n'abandi ababi n'abeza. Umuntu akakugirira ishyari akagusenyera urugo mu buryo buri indirect kandi wowe utarigeze ubimenya. Kubera kutaba maso, inshuti mbi, inshuti z'amashyari zihora zikurunguruka, zitakwifuriza icyiza na kimwe. Yakumva washenye agakubita mu nkokora agashima Imana. Ni byiza yuko usaba Imana ubwenge, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo niba muri mwe hari ubuze ubwenge ngo nabusabe. Imana yacu ni Imana itanga n'ubwenge. Yesu nashimwe. Ni Imana itanga n'ubwenge, mu bwenge itangamo n'ubwenge bwo kubaka. Ikakubakira uri umupfapfa, ikakubakira utari umuhanga, kugira ngo yerekanireho imbaraga zayo no gukomera kwayo. Ibigaragara by'Imana biva mu bitagaragara. Ariko suriteguye kugira ngo Imana ikubakire.
hope Imana imuha umugisha yuko yahisemo iyi nzira. Urundi rubyiruko akenshi dufite urubyiruko abana bamwe banje gushaka akavuga ngo aracyatinda mu kurya isi. Mbwira ukuntu isi ari ngari uburyo ushobora kuyirya, warya hehe ukareka hehe, waruma he buriya. Ngo abantu barimo bararya isi. Arayirya te? Arayirya yigaburira ibisharira. Umuzi wo gusharira gusa uri muri we. Ugashaka ikintu kigize umwana kuva ku wa mbere kugeza ku wa nyuma, ikintu kimwe gishobora kumurokora ugasanga ntacyo afite. Niwe kuva ku mutwe kugeza ku birenge agizwe n'ibyaha. Ngo arimo ararya isi. Umwana arasambana, umwana aranywa itabi, umwana aranywa inzoga, umwana anywa urumogi, n'umwana kandi abo bose n'abana b'igihugu. Ntabwo ari abantu baje muri tembera u Rwanda. Niba mutabazi gewe ndabazi, niba mutabafite genda bafite. Dufite impamvu nyinshi zo gusenga tukareka ibintu byo kwigira indengarenge. Nta muntu n'umwe itangazo ryo gusenga ritareba. Niba wowe utari wagerwaho n'umusonga mwene Sara ufite inshuti rawufite kanaka rawufite umuntu muzanye rawufite. Dufite impamvu zo gusenga tukingingira igihugu, tukingingira abana, tukingingira tukabigira bigari. Ntabwo gusenga bikwiye kwitirirwa yuko ari iby'abantu runaka. Ni ibyacu twese uko turaha. Iryo tangazo buri umwe wese riramureba. Ntiturebe twaratewe ngo ubone tugize amahirwe dushingiye hope, abo tudashingira nibo benshi. Niyo mpamvu iyo tugize umugisha nk'uyu tuba dufite impamvu nyinshi zo gushima Imana. Dufite abagore bubatse b'ikitiriro ngo barubatse, bubatse ku muyaga. Mukozi w'Imana umwe yahoze anganirira arimo kumbwira ngo yahuye n'umushuti kuri Facebook, ngo noneho ngo uwo mushuti we yiha kujya musengera kugira ngo azakizwe kubera ukuntu yabonye yitwa izina rye ryitwaga umupfubuzi. Noneho aza kumuhamagara aramubwira ati se kuki witwa umupfubuzi? Tekereza, ari umugore nta nubwo ari n'umugabo. Kuki witwa umupfubuzi? Guess what? Umugore we yakoraga akazi ko kurarura abagore bandi bagenzi be abashakira abapfubuzi. Noneho uwo mukozi w'Imana ngo aramuganiriza aramubwira ati se nta kuntu kano kazi gafutamye k'umuvumo ushobora kukareka? Aramubwira ati no, ntago nakareka kuko kampa amafaranga menshi. Abo ni abagore bari mu gihugu cy'u Rwanda, ntago bari hanze, sabazungukazi n'abanyarwandakazi. Ukumva ngo iyo ni inshuti ngo urayifite, ni byiza yuko umuntu atekereza n'inshuti agomba kubana nazo. Ugasaba Imana ubwenge ikakuyobora ku muntu mushobora kubana wakugirira umumaro, wagira ikintu akungura, niba ntacyo akungura ukamuva inyuma. Aho kugira ngo akugwirize ibyaha, ibyawe biba bihagije. Wijya kugerekaho n'iby'abandi. Akabwira umugabo yuko agiye mu kazi, afite akantu k'aka business kari aho ngaho gacyo k'amafutifuti ka address yo kwirirwa atanga pasi. Aziranye n'abapfubuzi akajya avuga ati wowe kanaka. Akirirwa acuruza abagenzi be. Abo ni abantu dufite. Izo ni inshuti dufite tugendana nazo. Dufite impamvu nyinshi zo gusengera ibyo tuzi n'ibyo tutazi kuko twaratewe. Imana izaguha inshuti nziza. Imana izaguha ubwenge bwo gushobora guhitamo abo ushobora kubana nabo. Aho umuntu yumva yuko agomba kugira umugabo mu rugo umutunze nk'umugabo basezeranye, akagira n'undi mugabo ku ruhande umuha amafaranga. Aho bakubwira yuko gutungwa n'umugabo umwe bidakunda. Dufite ibyaha biyoboye isi, biyoboye mu gusenya. Cyambere dufite n'ubusambanyi. Cya kabiri dufite ubusinzi bukomeye cyane buri ku kigero cyo hejuru. Icya gatatu dufite ubutunzi. Ikintu cyitwa ubutunzi kigiye gukora hasi. Abantu gushaka umutungo bakanawushaka nabi. Ubutunzi ntago ari bubi, amafaranga ntago ari mabi, ariko uburyo uyashakamo n'ibyo yakoresha wayabonye. Ni byiza yuko icyo ushaka ugikoresha amaboko yawe. Ijambo ry'Imana ritubwira neza ngo Imana izahira imirimo y'amaboko yacu. Iyo udakoresha amaboko yawe, mu by'ukuri wumva yuko Imana izahira iyihe mirimo y'amaboko yawe. Utakoresheje ubwenge bwawe, Imana izagura ubuhe bwenge. Mwibuke yuko icyo umuntu abiba ari cyo asarura.
ibyo ukora bizakugarukira. Umuntu wese yakiriho asarura ku bintu yabibye agihumeka. Utekereze ku musaruro wawe nk'umugore, uvuge ngo mbese ko ndi umugore wubatse urugo, ko ndi umugore ugiye kubaka urugo, mbese abazankomokaho bazaba bafite uwuhe murage? Bazaba bafite uwuhe murage? Jewe ukuri iyo nitekereje mbona mezene, mbona ni umugore umeze gute. Ariko Imana irahari kugira ngo yubakira abo bose bari tayari kugira ngo bubake. Dusengera abana Imana yaduhaye, dusengera abahungu, dusengera abakobwa. Abana bamwe urabareba ukumirwa. Mwana umwe twari tuziranye, twaravuganye, arambwira ati mami, ati narakubuze ntago duherukana, ndetse wagiye hehe? Ati kimbabaje nuko tuzahura jewe nawe, ati nuko tuzahura twarabaye babiri, ni babiri nande? Ati babiri, ati nzaba narabyaye. Hanyuma se kuzaba warabyaye warashatse? Ati ntago nashatse. Byagenze gute? Naherukaga yari afite fiance. Byagenze gute? Ati uzi uko byagenze nti? Ati wa muhungu yanteye inda. Ndamubwira nti n'ubwenge uzi yaguteye inda gute se? Ati yanteye inda. Uzi cyambabaje muri byose kumutera inda, ibyo byari biraho. Yarasambanye, yateye intambwe ajya gusa. Mwa bakobwa mwe muri aha, iyo ubona utera intambwe ukajya muri gato y'umuhungu, si mubyara wawe se so wanyu ntugiye kumusura yabyaye yarwaye cyangwa se undi muntu mu by'ukuri mufatanye isano, ukemera ugatera intambwe ukava muri saro ukajya mu cyumba, ngo arakubwiye ngo ngwino ubu ndebaho gakeya, uramureba ari ku gitanda ari kwa muganga. Ikintu umurebaho ni igiki? Niba mushobora kurenga muri saro mukagenda mukagera haryamye, mu by'ukuri koko mbabarira kwishyira sakabaka ibonye inyamira zirya. Nta kundi kuntu byagenda. Si umukristo ngo aratinya icyaha, ntiyize Sunday school ngo afite umutima umucira urubanza. Nta na kimwe, nta mutima munihisha muri we wo gutinya icyaha n'igisa nacyo. Arabura atese kukubika. Hanyuma nurangiza nuvayo, ikizavamo ninda. Iyo ivuyemo arakubwira ati ntabwo ari je nyine. Mwabakobwa mwakwihagazeho kuko kwihagararaho bishoboka. Nta muntu ugifata uri ku ngufu. Ntawe ntihazagire nugira icyo kintu ngo arakibeshya. Habayeho kera ku bwa mama baterurwa na nyuma yacu gatoya, nta muntu ugifata undi ku ngufu. Arakubwira hakavamo yego cyangwa oya. Hanyuma hakavuga ngo wowe yandushije ubwenge, ngo Satani yaranshutse. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo nimurwanye Satani nawe azabahunga. Nimurwanye Satani nawe azabahunga. Igihe cyose umubyiniriye utamurwanyije arakwegera nyine. Ariko Imana ikaduha isezerano ryiza, ikatubwira ngo nimunyegere nanjye nzabegera. Kandi ikaduha isezerano ikatubwira ngo nshobozwa byose na Kristo mpimbaraga. Ni Imana iduha imbaraga. Icyo ukora ni iki? Ni ukwirinda. Iyo hari icyo ukeneye, iyo uri umukristo uririnda ukigira hirya ibyaguteza ikibazo, ibyatuma ugibwaho n'umugayo, ibyatuma ugibwaho n'urubanza. Umukobwa arambwiye ngo umuhungu yaramubwiye ngo ntabwo ari jewe wenyine. Okay fine, ntabwo ari we wenyine koko. Habaho intambara yo kuvuga ngo gutangira kumwirukankaho ngo basi ngo waretse ngo tugakora umurenge. Uzi kugeza igihe winginga umuntu koko? Mujye mukora ibintu mu gihe cyabyo, hatabayeho ayandi mahirwe ya kabiri, ya gatatu, ya kane, ya gatanu. Ibintu biba byiza mu rwimerere wabyo. Iyo birindiriye kuzaza mu mahirwe ari ukwinginga umuntu ngo wirinde igisebo cy'abantu kandi n'ubundi igisebo cyarakubayeho. Hope urugo ni rwiza, ariko rugira ibintu birugirira rwiza. Uzasenga Imana, ubane nayo, ushaka abamenta bazima bashobora kukumentaringa ureberaho, udapfa kurebera ku bindi bintu byose biguruka. Utagendeye ku matsinda runaka atandukanye. Amatsinda ari hanze ahangaha ni ibibazo bikomeye cyane. Ashobora kukugira inama zishobora kukuruha, ariko n'abashobora kukugira inama nziza nabo barahari. Ntago abantu bose ari uko nguko bameze. Turashima Imana yuko mu babi bahari n'abeza bagihari. Uzaba umugore mwiza, umugore wikunda, umugore ugira isuku, umugore ukunda abantu, umugore udashonjesha urugo rwe, umugore ushobora kwita ku bantu biwe mu rugo,
umugore ukunda umuryango ashatsemo ugakunda n'iwanya aho wavuye. Hari abakobwa bashaka yagira amahirwe yashaka mu bisubizo akibagirwa iwabo aho yavuye neza ntarakihibuka, ukomanga iwe ku rugi bakajya yibaza ikintu kihamuzanye. Ariko Imana izakugirire neza, izakurinda ubwenge buke, izakurinda ubupfapfa, ubane n'abantu bashobora kugira ikintu bakungura, ikintu bashobora kukugira cy'umumaro. Umuzi wo gusharira ntuzigera umera muri wowe. Ijambo ry'Imana ritubwira neza ngo mwigane Imana nk'abana bakundwa, mwigane Imana nk'abana bakundwa. Ibyo uzakora byose uzamenye ngo Imana ni data, ni mama, ni inshuti, ni umuvandimwe, ni byose. Ibintu uzakora ndabyigira kuri indi. Hari igihe wibaza uwo wigiraho ukabona ntawe, ariko ijambo ry'Imana rikiriya riratubwira ngo mwigane Imana nk'abana bakundwa. Iyo wiganye bigira umumaro kuko uyigana ibyiza. Uyigana ijambo ryayo ukavuga uti reka niba ijambo ry'Imana rivuga ritya, reka ngendere mu cy'ijambo ry'Imana rivuga. Ndeke gutanajye uko nshaka, ahubwo ngende uko Imana ishaka, uko ibishaka. Umugore ukunda umugabo we uko waramukunze, hanyuma ufite ibyo wamukunzeho, uzihagarareho kugira ngo ibyo ngibyo wamukunzeho uzabisigasire kugira ngo bikomeze kubaho. Kandi nawe icyo yagukunzeho uzirinde yuko wabonekwaho umugayo. Niba hari icyizere yakugiriye uzirinde yuko icyo cyizere gitakara kuri we. Hanyuma ikindi ujye ubana n'abantu bose amahoro, uhereye ku muturanyi wawe nabo mu rugo rwawe, ubabera umugisha bakubera umugisha. Hari igihe uturana n'umuntu ugasanga ntacyo umumariye, hari n'igihe utagira icyo umumarira ariko noneho ukamuteza n'ikibazo. Hari ukugira icyo utamarira umuntu ariko ukaba wamuteza n'ikibazo. Imana izaguhe kuba umuturanyi mwiza, umuturanyi mwiza abakomanga ugakingura. Si ukuvuga ngo yenda urakingurire bibonetse byose, ariko kandi niba umuntu aje iwawe mu rugo ujye umwakira, umwakirana urukundo, umwakirana urugwiro, umunezererwe, wumve muri wowe unezerewe abashyitsi, utari umugore w'igisambo. Ese ashimwe cyane. Hanyuma ngiye gusoma ijambo rimwe tugusengere tugusabira umugisha. Ibi ngibi ntabwo ari umuhango ushobora guteranya abantu bangana nk'uko tungana ngo abe ari ibintu biri aho ngaho gusa. Tuba twaje gukora icyatuzanye, twaje muri bridal shower, ariko twaje no kwatura umugisha ku mwana. Isaka agiye kurongora Abrahamu yatumye umugaragu we ngo najye kumusabira. Ndasoma umurongo umwe gusa, bavuga ngo bifuriza Rebeka umugisha. Baramubwira bati mushiki wacu uzabe nyirakuru w'abantu, inzovu ibihumbi, urubyaro rwawe ruzahindura amarembo y'abanzi barwo. Imana ishimwe. Imana izaguha urugo rwiza, izaguha urugo rw'umugisha, izaguhe kuba umugore w'igikundiro. Kandi kubi uzagira igikundiro ntago bizapfa kwizana gusa. Igikundiro Bibiliya iratubwira ngo ineza y'umuntu niyo imutera gukundwa. Uzarebe ibishobora kuvuga ngo ese n'icyo abantu bankundaho, n'icyo abantu banshakaho mu by'ukuri. Imana izakube hafi, izakugirire neza mu buryo bumwe n'ubundi. Aho uzatana izakwibutse ikugarure mu nzira zayo. Uzaba umugore mwiza w'umumaro, ushobora kugira umumaro aho ugiye, ushobora kugira icyo uhindura, ushobora kuvuga ngo niba hope ageze aha ngaha hari igihindutse kubera ko hope yahageze. Yesu nashimwe cyane. Imana iguha umugisha. Tuba dufite umwanya mutoya, ariko icyo nzi cyo urugo ni rugari. Nanjye mu myaka maze ntabwo nari narumarayo. N'ubu nkenera kugira ibyo niga kandi byinshi. Nkigira kubambanjirije, nkajya mu biterane by'abubatsi ngo cyangwa se iwacu ku rusengero, bigatuma nshobora gukomeza gukunda ngondo. Ngiye nkunda umugabo wanjye cyane kandi mukunda nk'uwamubonye ejo, kandi mukunda nk'utazongera kumubona mu myaka tumaranye. Mukunda nk'uwamubonye ejo, mukunda nk'utazongera kumubona. Iyo ufitanye kontra n'umuntu cyangwa se n'ikintu runaka, ukora uko ushoboye kugira ngo iyo contract nishira bazaguhereza iyindi. Nuko nguko nkunda ngondo n'umutima wanjye wose. Imana izaguhe gukunda umugabo wawe nta wundi muntu utekereza inyuma hariya, nta wundi. Umukunde nk'utazongera kumubona,
kumubwira ko umukunda ntacyo bizagutwara, ntabwo birwaza mu nda. Uko ushaka ko ariko kose kumukunda uko ubyumva kwawe ukamakisimiza ntacyo bitwaye, ukirinda ibindi bintu bishobora gutuma umutima wawe ujya kure. Umuntu wese akumbura icyo yumvise cyangwa yariye cyangwa yanyoye. Imana izaguhereze gukumbura ibiri kuri we n'ibiri muri we kuruta uko wakumbura no gukenera ibiri ahandi. Imana ibaha umugisha. Imana yubaka ingo ziri aha ngaha, yongera izubake bundi bushya, yongera izubake bundi bushya. Muvuga butumwe yigeze kutubwira, aratubwira ngo nta rugo na rumwe rutabasha, ngo nta rugo rwiza rutabasha kuba rwiza cyane, ngo nta n'urugo rubi rutabasha kuba rwiza. Bivuze ngo izihagaze biracyashoboka, biracyashoboka. Ahaba harimo induru izo arizo zose uko zaba zingana, biracyashoboka yuko Imana ishobora kugira ikihindura. Aho bitagenda neza birashoboka yuko Imana yabigenza neza kurushaho, kuko ni isezerano yaduhaye. Yaduhaye isezerano yo kujya duhora tuyibutsa. Wongera uyibutsa ahatagenda neza. Niba runahagaze neza, wibuke ko ijambo ry'Imana rivuga ngo nuhagaze yirinda atagira ate, nuhagaze yirinda atagwa. Hanyuma tujye twibuka ko twebwe ngo ntabwo tukiri abacu ngo twigenge, tugengwa na Kristo Nyiringabo, kandi niwe udushoboza ngo aduhe imbaraga. Mana Data, mu izina rya Yesu ndagushimye kubw'uyu mugoroba mwiza, ndagushimye kuko uri Imana ikomeye, ndagushimye ko uduhaye umugoroba udasanzwe, ndagushimye kubwa Hope, wagize neza, wabanye nawe, waramurinze, waramurengeye, wamubereye Imana yo kwizerwa n'uhimbazwe Mwami. Turagushimye nk'ababyeyi, turagushimye nk'inshuti, turagushimye nk'abavandimwe, tugushimiye yuko amaso yacu abonye kugira neza kwawe Mwami. Uwiteka Imana Nyiringabo, ushyingirwa no gukora ubukwe ni kimwe, no kuramya urugo ni ikindi. Uwiteka Imana Nyiringabo, Data wa twese mwiza, ndasenze ngo uyu mwana uzamuha urugo rwiza. Mwami Imana, uzamuha urugo rwiza, uzamuha urugo rwiza. Mwami Imana, umugisha utanga utarengaho umubabaro, uzamubeho Nyiribihe Imana, uzamuhe ibyo yifuza kandi bya bindi bigufitiye umumaro bigirira n'abandi umumaro Mwami. Wowe Mwami Imana ugwire muri we, ube mugari, uzamuha ubukwe bwiza, murindira imiryango, murindira inshuti, murindira abavandimwe. Witeka ineza yawe ikomeze kumugota, ubarinde mu myiteguro mukunzi mwiza, ubarinde bakubone bundi bushya, ibyo bakenera mu bukwe uzabibahereze kuko uri Imana ifite byose mu kiganza. Ubagirire neza, uzabahe kubyara no guheka, uzabahe gutunga no gutunganirwa, ikiruta byose Mwami Imana wagura agakiza muri bo, bakumenye kurushaho, bongere bakubone bundi bushya. Abari aha bose ubaha umugisha kandi ubagirire neza. Buri muntu wese icyo agukeneyeho n'icyo akwifuzaho, uramburira ikiganza kumugirira neza. Buri muntu haze ubukene bwe nuko akwifuza uko ariko kose, urwaye umukize, urwaje umukiriza umurwayi, urushye uremerewe umuruhure, kuko uri Imana. Iryo ni isezerano waduhaye, uratubwira ngo mwese abarushe n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Ndasenze ngo buri muntu wese ugenda agendane nawe, kuboko kwawe kwiza kubane na buri muntu wese, uturinde ubugingo tuzongere kubonana turi amahoro kandi dushimije izina ryawe. Urakoze Nyakubahwa Nyiringabo, ni mu izina ryawe mukunzi mwiza nsenze nizeye, amen. Imana ibahe umugisha. Niba ntacyo bitwaye dushimire Kambanze mbasuhuze mu izina rya Yesu. amen. Sinzi ko ndibashe kuvuga, ariko Imana ifashe. Ntabwo biri bumwe. Ngira ngo wenda kugira ngo nze kubasha kuvuga ibyo nshaka, hari indirimbo numva nshaka. Niba wenda ko muri bugume kuyiramya, ndi buze kugira ngo numva amarira ararangiye nkaza kuvuga simbizi. Mana yanjye umva, ibyo unkorera ni byiza, umutima wanjye wuzuye ibyishimo. Icyo nagusabye
icyo wampaye ushimwe kuko wumva gusenga mana yanjye umva ibyo unkorera ni byinshi umutima wanjye wuzuye ibyishimo icyo nagusabye Mana icyo wampaye ushimwe kuko wumva gusenga ntabwo nabona icyo ndakwitura ibyo unkorera biranezeza ntabwo nabona icyo ndakwitura ibyo wankoreye biranezeza mu kuboko kwawe hari ibinezeza ntabwo nabona gushimira mu kuboko kwawe hari ibinezeza byinshi nanjye nzahora mbigushimira sinzi wenda ngira ngo amarira ararangiye ngerageze kuvuga amunyemerere mbashimire mwese ntabwo njya mbasha kuvuga ibintu byinshi ibintu byanjye byose bikubira mu marira yawiririra irire mama washwerwa urira ameze neza warira mugore kunywa amazi birashira nimubona ndira wenda mutagira ngo ndababaye ariko ntabwo njya mbasha kuvuga iyo ndize mba mvuze ubundi niyo mbabaye ntabwo njya ndira pe igihe cyose nunabona mbabaye ntabwo njya ndira ariko iyo nishimye ndarira ndashima rero mwese uko muri hano mwaje kare ariko nanone navuze ngo ni umugambi w'Imana kugira ngo iyo wenda tuza kuza kareho nkababona najyaga no kurira nta nubwo mwajyaga kunkura hariya ariko nababonye numva mbuze ikintu mvuga mbona ko Imana inkunda gusa ibyo nakoraga byose n'ubu ntabyo nzi numvaga n'ubu sindabimenya kubera kubabona abonzi n'abo nazi mwagize neza rero Imana yo mu ijuru ibahereza umugisha mwinshi nta kintu ndusha abandi wenda n'abandi mujya mubasha kubakorera burayidi shawa ariko ngewe ku bwanjye ndabona ari umwihariko Imana ibahereza umugisha mwinshi nahoze nicaye hano mvuga Mana nimba nkugiriyeho amahirwe buri muntu wese waje hano Imana imuha umugisha kandi awubone pe tujya dukunda gukoresha iryo jambo kenshi wenda ntibinakora ariko Imana inyemerere bikore kuri mwebwe kubabona byonyine n'ibindi byose bavugiye hano yaba mama Juniya na Ana byinshi mwakoze aho narindi imbere ya byose nabanje gutangazwa n'ukuntu mungana n'ukuntu musa neza n'uburyo mwangaragarije urukundo hari abo nazi
Imana yo mu ijuru ibahereza umugisha mwinshi. Ndumva ari ryo jambo nakomeza gukoresha ariko amasaha yagiye. Munyemerere shimire abantu bambaye hafi cyane, si uko namwe mutambaye hafi ariko hari abo twabanaga umunsi ku wundi. Ndashimira mama Junior cyane, mama Junior Imana yo mu ijuru iguhereza umugisha. Njyewe nta kintu ufite naguha, ariko buri uko nsenze ndagusengera. Mama Junior ngira ngo mu minsi yose njya mu bukwe bwose nari ndi hano, ariko yambereye umugisha. Naba n'izindi nshuti ze yakomeje kuvuga sinibuka izina, ariko ni umubyeyi mwiza. Ngira ngo nze hano yashizeho gahunda yo kuwa kabiri yo kuzajya dusenga, numva biramfashije, akazana abashuti be tugasenga. Ndashima Imana ko ari byo byaremye uyu musaruro. Imana yo mu ijuru imuhereza umugisha mwinshi. Ndashimira mama Queen udahari, we ntago nzi ukuntu nabivuga, ntago hari hano, ariko Imana imuhereza umugisha. Akenshi iyo mbivuze baba yumva ari nk'inshingano ze, ariko hariho n'umubyeyi utabasha kubigukorera niyo yaba kubyara. Imana imuhereza umugisha. Ikindi kintu cyashimishije umutima wanjye cyane, aricyo cyatumye ngira ngo ndirimba n'iriya ndirimbo, Annette wigishaga ijambo, nabanje kumukunda namuzi mureba kuri YouTube, nkazajya nkomeza kureba ibiganiro bye, noneho nza kumupostinga rimwe. Mama Queen arambwira ngo uwo ni mushuti wanjye. Noneho aho naziye cya gihaza baza kumusura, numva ngize umugisha yuko mbonye umuntu najyaga nkurikirana kuri YouTube namuzi. So namubonye rero ari hano, ndeba ukuntu najyaga mukurikirana nkumva inyigisho ze. N'ubundi akenshi nyago niba yavugaga nayo narabikurikiranye, kuko umuntu iyo numvishije avuga ibintu byiza akenshi nkunda kubikurikira. Ariko numvishije ari umugisha w'Imana ko umuntu nakundaga ari nawe waje mu birori byanjye, nanone akambwira bya bindi nkunda. Imana yo mu ijuru imuha umugisha. Namukunze namuzi, ngiriwe n'umugisha yuko yongeye noneho kuba ari jya bibwira, ubundi yabivugiraga muri rusange. Nagiriwe uwo mugisha. Imana imuhereza umugisha mwinshi. Munyemerere nanone, sinzi, hari umuntu umwe simuzi, bamwita Yvonne, sinzi niba yaje, cyangwa ni mushuti wa mama Queen. Uwo muntu ndamukunda namuzi, sinzi niba ari mu bagiye, ariko nawe Imana yo mu ijuru imuhereza umugisha. Twavuganye rimwe gusa, anyereka urukundo narabona. Imana yo mu ijuru imuhereza umugisha. Sinzi ko ndi buvuge umuntu umwe ku wundi kubera umwanya, ariko ni ukuri Imana uwo nari buvuge arabizi, wenda abo tubana umunsi ku wundi. Nta muntu njyewe ngira ngo ngiriwe n'amahirwe nahera ku murongo, kuko niyo nabona umuntu ataramvugisha, kuba turi hamwe gusa twaramenyanye mba numva ari umugisha. Waba ufite icyo wankoreye cyiza kigaragara, ariko nkubona mba numva mvuga uyu munsi wenda cyangwa ejo tuzagiranira umumaro. So uwo nari buvuge atagira ngo wenda namukuye mu bandi, nuko ari umwanya muke. Ndashimira inshuti zanjye, mereye kuri Anita Bershon, yambereye inshuti nziza, twariganye, wenda ni na mwene wacu ariko ibyo sinabyo cyane.
ariko ndashima ko twabanye muri dome imwe ari abana beza tugakomeza. Nyibuka nawe high school hari igihe tugera hano buri muntu wese agaca inzira ze, ariko yakomeje kuba umwana mwiza, yamfashije muri byinshi. Imana yo mu ijuru imuha umugisha. Harimo ba Karungi, ba Beti, ba Gipfusuri, Mana yanjye Hope namumpa mwese. Ubwo nimvuga muri yumva. Imana yo mu ijuru ibahereza umugisha, mwanyeretse urukundo. Imana ibaha umugisha mwinshi. Mana sinzi ikintu navuga. Ndashimira Ana, Imana yo mu ijuru iguha umugisha. Ikintu kiri bumbabaze rero ubu nimara gusoza ndibuka byinshi nibyo navuga. Ndabizi ko mwarambiwe. Imana iguha umugisha Elina, Mana yanjye Anti Mebro, Imana iguha umugisha mwinshi, nakugiriyeho umugisha mwinshi. Uyu yaransohokanye rimwe, wenda n'abandi mwaransohokanye, ariko turaganira numva nyine amaye ubuhamya, numva ndakomeye. Hari igihe rimwe na rimwe umuntu iyo ari muri ibi bintu bimwe uba wumva utabizi, wumva ufite ubwoba, wumva utazi, ariko umuntu yakubwira wari akagushyigikiye ukumva urakomeye. Imana iguhereza umugisha. Ndashimira inshuti za Mama Queen bita Blessed Sisters, sinzi ko bari hano, ariko Imana yo mu ijuru ibaha umugisha mwinshi 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 mwinshi. Nababonye bamwe ariko ngira ngo batashye ubu ngubu. Imana ibaha umugisha. Ka Yesu ndagushimiye cyane. Nshobora kubarambira nk'ukuntu nababwiye, nimara kwicara ndabyibuka niba ndi bwongere nkabavugisha simbizi, ariko ndashimye ku bwitange bwanyu, ku mafaranga yanyu. Nta kintu na kimwe naturutse hariya, nta kintu na kimwe ibintu byose kubikora. Mwanyeretse urukundo byandenze, byanshanganyikishije. Abajyanga arashoje none. Sinzi ahantu telefone yanjye mwayishize, arabona Imana ibaha umugisha mwinshi. Imana ninicara nkongera nkibuka undi ndamanuka uko Sanya ari hehe? Nawe Imana yo mu ijuru imuhereza umugisha. Amen. Amasaha yagiye, Imana nabuze ibyo mvuga n'ibyo ndeka. Imana ibaha umugisha, mwanyeretse urukundo rwinshi. Yicarira mukobwa. Ishuka umunsi w'ubukwe ni ugushaka inini. Nitabonye akazi nyinshi bimeze sekora bambe nanjye ndishimye. Umukobwa utari rubundi afite ikibazo. Abeshya. Imana ibaho umugisha, nagira ngo dusenge dusoza, dusengera abantu umugisha. Baraba baratubeshya. Ati Mebo wadusengeye umugisha. Anti uri ego
izina ni Imerab Sinzi Imana. ngeze mebo ubona ngiye gusubira Reka dusanga hari na Mebo. hari na mebo ubwo ni reka dusengere umugisha mwakoze Sinzi Imana. Njye kuvuga nasamba ariko kanivugira kibibi nimeshije. Amazina menshi asa nayo. Dushima Imana twarigira n'itwemera umunsi nk'uyu babivuze byinshi. Imana nziza, Imana ikomeye, Imana nziza ifite ubutwari n'ubushobozi mu biganza byayo. Tugushimiye tubikuye ku mutima uyu munsi, twashimye neza yawe. Wowe umenya kubaho k'umuntu, ijambo ryawe tubwira neza kumenya akiri umusoro, ndetse buri rugendo rwose rw'umuntu urarumenya kugeza ku iherezo rye. Turagushimira ku bwa buri wese uri aha, izina ryawe rihererwe icyubahiro. Turagushimira bw'umwanya buri wese yatanze, izina ryawe ribishimirwe kandi ubaduhera umugisha. Turagushimira bwa buri kimwe cyose umuntu yitanze, kuko kwitanga n'umutima, icyo yakoze cyose ku mutima we cyangwa se mu maboko ye kimuhera umugisha. Ntabwo yagora ku ngo Imana twirengagize uyu munsi mwiza waduhaye. Ibi byose bikorerwa umuntu uriho, bikorerwa umuntu bwake bukira kiriho, ugize neza. Turagushimira buri mubyeyi uri aha, buri mukobwa uri aha, buri muntu uri aha ngaha, wa muntu kandi bwacyo. Turagushimira. Ushimwe ku bwa kibibi umwanya mwiza, urugendo rw'ubuzima uruzi rwose, akicyuka byose bihaje kwifuza kwitera. Tugushimiye byinshi byinshi urahagararana nawe. Uyu munsi twashimiye dushaho tuganira nawe, tujya inama z'ibyo twasomye n'ibyo twumvishe, ariko izo zose niwe wenyine watuma zimufite umumaro zimuguma mu mutima. Turasenze ngo wowe ubwawe umutima wawe uhindure ifumbire nzima, yumva ibizima kandi bikera muri we. Wihindura umutima w'amazima, ufata ibizima ugakora ibizima, ko hanze hari byinshi bigora kuri buri cyiciro, kuri buri myaka, muri buri rugo, mu nzira zitandukanye. Ariko wowe ushobora byose kandi wowe twizera ko ushoboye byose. Turaguhamagaye ngo wowe watangiranye nawe umurimo, uzakomezanya nawe umurimo kandi uzasuzanya nawe umurimo. Ntawakwishoboza urugendo, ariko urwo rugo usaba ubwenge kandi buvuye kuri wowe. Turagusabye ngo ubere ubwenge, ubere ubwenge ukira muri buri kintu cyose. Dusengeye ubukwe bwe Mwami, imbere kubonye uyu munsi abantu benshi beza ibyo bikenewe inzira zitunganye, kandi ubwo bukwe buzagenda neza. Uzakomeze kubona ikiganza cyawe cyera, uzakomeze kumunezereza umutima uhere none kugeza ibihe byose. Nuko urabona ibishyashya ko yakwizeye, agashobora guhagarara kugeza none akabavuga we. Agira icyo abona, agira ubuhamya azabwira abwira abandi kuko umenya umubera Imana. Kuragije buri kimwe cyose cye, komeza kwiga. Twagije buri wese uri aho umugire neza, heza imigisha ingo zacu twese. Babivuze Mwana, izifite ibibazo binyuranye uzifashe, zitabifite nazo zihagarareho umwanzi ntazitere. Ikiruta byose twese duhereze umugisha wo gusoza urugendo twatangiye kandi turusoze neza.
hari byinshi bigora umuntu mu rugendo bitandukanye tutavuga cyangwa tutamenya, kandi buri wese akagira aho yiherera abwira wowe, ndetse hari n'utazi kukubwira rimwe na rimwe akigendera gusa uko yakabaye. Ni ukuri haba umugisha buri wese ashobore kubona inzira yo kuvugana nawe, wishake kandi uboneke kuko urabishoboye. Turagushimira, ntabwo twavuga byinshi birenze, tuvuga nk'abantu ibikwiye kumenywa nawe. Izina ryawe rishimwe, ugena na buri wese agira mu rugo amahoro, tubere umugisha, tunezeze, urakoze urakarama. Mu izina rya Yesu turagushimira.